Ndabasuhuje mwese aho muri hagiye hatandukanye mu majyepfo, mu majyaruguru ndetse n'ahandi hatandukanye mu gihugu, Burasirazuba n'Iburengerazuba ndetse n'abatwumvira hanze y'igihugu turabasuhuje. Ni BA The Check wumva nk'ibisanzwe kugezaho amakuru agezweho agiye atandukanye ndetse n'ibintu bitandukanye utari uzi ukaba wabimenyera kuri uyu muyoboro. Turagushishikariza gukora subscribe, share na comment kugira ngo ibindi biganiro byose bigiye bitandukanye bijya bikugeraho, cyane cyane kuba wafunguye inzogera. Uyu munsi rero tugiye kubabwira ku bintu bitandukanye, ariko ndi kumwe hano na mugenzi wanjye yatangiza ikiganiro. Yego, rero ibintu tugiye kubabwiraho ni impinduka cyangwa se inyongera zabonetse muri kaminuza nshyashya yabonetse mu gihugu. Iyo ni kaminuza izajya irebana n'ingabo z'igihugu. Twari tumenyereye amashuri makuru ya gisirikare aherereye i Gako, ubwo ni Bugesera, Nyakinama, ubwo ni Musanze n'ahandi bita Intasho. Uyu munsi rero hari amakuru yego, uyu munsi rero hari amakuru yabonetse aheruka kwemezwa n'inama y'abaminisitiri yateranye mu minsi ishize, agaragaza yuko hari impinduka zigiye kubamo, mbega mu kuzamura izo kaminuza zikaba zakora noneho mu rwego ruri hejuru, rubirenze uko bakoraga. Yego, ndagira ngo utubwire rero aya makuru, udusobanurire neza byimbitse kugira ngo n'abadukurikiranye bamenye ko ese izo kaminuza igiye kuzaho igiye kongera iki, igihe zaba itandukaniye he n'izindi nyine zari zisanzwe ziriho. murakoze cyane. Rero iyi kaminuza ni inama y'abaminisitiri ayobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yemeje itegeko rishyashya rishyiraho iyo kaminuza nshyashya nyine izajya ihugura n'ubundi abasirikare ndetse ikanigisha n'abasirikare bashyashya bagiye batandukanye, cyane cyane mu bya gisirikare. Ubundi ubusanzwe hari nk'amashami ya gisirikare ariko wasanga akorana n'inzego zindi zisanzwe zo hanze nk'abaganga, ugasanga umusirikare agiye kwiga wenda ubuganga ariko yiga mu mashuri asanzwe ya kaminuza yigisha ubuganga. Noneho hano rero bagiye kubihuriza hamwe bakore kaminuza izajya ihuza nyine igakora umusirikare wa nyawe, apana nyine kuvuga ngo yagiye kwiga ubuganga aha ngaha, nyine niba akeneye kwiga ubuganga abwigiremo aho ngaho mu imbere muri iyo kaminuza ya gisirikare. Iyi kaminuza rero ngo izaba yitwa National Defense University Rwanda. Iyi kaminuza igiye gukora ibintu bigiye bitandukanye, twavugamo nko guhugura abasirikare basanzwe bari mu gisirikare bakazamura urwego rw'ubumenyi butandukanye. Hazaba harimo amashami agiye atandukanye nk'ibyo bita National Defense College. Iri rizajya rigura abasirikare bakuru ku bijyanye n'umutekano, ubuyobozi n'imicungire y'ingabo. Hanyuma hazaba harimo n'irindi shuri bita ngo ni Rwanda Military Academy. Iri ryo rirasanzwe ririho ribiga ko ariko rizahuzwa n'iyi kaminuza kugira ngo ibicungire hamwe. Hanyuma tuzagira n'irindi shuri rizaba ririmo ariryo bita RDF Command and Staff College, izajya ihugura abayobozi bo mu rwego rwo hejuru nyine rwisumbuyeho, abayobozi muri RDF, ikabaha amahugurwa agiye atandukanye. Nkuko dusanzwe tubizi, ubundi u Rwanda rusanzwe rufite igisirikare gikomeye ndetse kinihariye muri Afurika, ariko wasangaga hari nk'ibibazo byinshi twagendaga duhura nabyo, nko kohereza ingabo hanze akajya gukomerezayo amashuri, ugasanga n'imbigizi y'umutekano nyine w'amabanga y'igihugu ntabwo tuba tuyizeye neza 100%. cyane cyane rwose icyo ngicyo nicyo twanavugaho, kimwe mu kubika amakuru ndetse n'amabanga ya gisirikare mu bintu byoroheraga abantu bashaka kuzatera u Rwanda, harimo no kumenya amakuru yo kuvuga ngo u Rwanda rwohereje ingabo izi mu Bufaransa, izi muri Egiputa, izi muri Israel, izi muri Amerika kwiga ibijyanye na gisirikare, akaba yakora imibare bikamworohera kuba yavuga ngo ni aba ngabo bari hanze yenda rwinjiza abasirikare bakuru kuri urwego cyangwa abasirikare bato kuri urwego. Ibi rero mu Rwanda bizajya bigorana ko twifitiye kaminuza nyine uzamenya ayo makuru ngo uvuge ngo aba ni abangahe bagiye kandi utari mu gihugu nyine. Numva kubika amakuru ya gisirikare nabyo bizorohera u Rwanda cyane. Rero ikindi nakongeraho, iyo kaminuza igiye gukomerezaho cyangwa se kwagura imikorere, ntabwo izajya yitabirwa nyine n'Abanyarwanda gusa. Yego, n'abandi banyamahanga bemerewe kuza nyine, bega ni mpuzamahanga cyane, bemerewe kuza bakigamo
ibintu byose bijyanye na gisirikare bakagaraduwetinga nyine bakagenda. Turaza kubona isura nshya y'igisirikare cy'u Rwanda, ahubwo ndibaza ko u Rwanda rwari rukomeye ubu noneho ruraza kumera gute. biraza kuba ibindi bintu birenze cyane. Noneho n'ikindi cyiza cyabyo cy'iyi kaminuza, wasangaga wenda niba u Rwanda rwohereje nk'abasirikare wenda 100 hanze, bikabatangaho amafaranga menshi kugira ngo bagende bige barangize, ariko noneho biroroshye ko bazabafata abarimu bakabakura hanze. Buriya biroroshye kuko gutongira umunyeshuri mu gihugu cyanze biragoye, ariko n'aba ari mu gihugu afata iby'imbere mu gihugu hanyuma agatungirwa mu gihugu, ariko abo barimu bakaba ari bo bishyurwa, bizoroha nyine, bizorohera leta kugabanya amafaranga batanga ku banyeshuri bagiye kwiga hanze. Ikigaragara cyo igisirikare cy'u Rwanda bakitege, Ego imikorere yabagamo noneho igiye kwikuba, kigiye kuba ubukombe. Wenda ikindi tukiri kuri zino kaminuza, ikindi ubwo bantu bashobora kwibaza se iyo kaminuza izajyamo abasirikare bari basanzwe barimo gusa nibo bazakomezamo cyangwa se bazakira nyine n'abandi baturutse hanze. Bwega nyine dusobanurire amategeko n'amabwiriza agenga umuntu ugomba kwiga muri iki gisirikare, se ubishaka wo arasabwa iki kugira ngo nyine azabe yiga muri iyo kaminuza. Wenda igihe izaba yaratangiye n'umuntu udukurikiye abe yitegura nyine kugira ngo atazacikanwa nyine niyumva ari interested muri byo kuba yakwapurayinga. Ni ukuvuga ngo urakoze cyane. Iyi kaminuza ubundi izafasha abasirikare guhera ku rwego rw'ibanze kugeza ku rwego rwo hejuru, ariko si abasirikare gusa, bizafasha n'abandi bantu bashaka kujoininga igisirikare. N'ubusanzwe hari igihe nyine twabonaga itangazo rigaragara ngo u Rwanda ruri gushaka abasirikare, abashaka nyine bakiyandikisha. Urabizi ko rufungurira amarembo buri munyarwanda wese uri mu gihugu ufite ubwenegihugu bw'u Rwanda, ubuzima bwiza, bya bindi bareba bigiye bitandukanye, akemererwa kuza. N'ubundi n'umunyeshuri uzaba wararangije mu mashuri yisumbuye afite diplome ndetse y'amanota meza, yemerewe kwa applying akajya gusaba kwiga muri icyo gisirikare, muri kaminuza ya gisirikare. Hanyuma wamufata. Mu byo nabonye ku binyamakuru byagiye byandika bitandukanye, twabonye ko wenda bazajya basaba ko yatsinze ikizamini cyihariye. Urugero nk'abantu biga medecine, urabazi hari ikizamini bakora nyine cyihariye kugira ngo bemererwe kwiga muri medecine. Nano rero iyi kaminuza izajya itegura ikizamini cyihariye ugomba gukora wowe umunyeshuri usoje segonderi cyangwa n'undi wifuza kujoininga, kugira ngo nyine bemere kugufata. Nyine uzajya wapurayinga ukora ikizamini, hanyuma nugitsinda bemerere kugufata nyine ujye kwiga muri kaminuza. Ibyo bikajyana rero n'amanota uzaba warabonye ukuye mbega muri iyo segonderi. Ikindi kandi ushobora kuba warasoje kaminuza cyangwa se ugize muri kaminuza hagati wumva ukeneye gukomereza amashuri mu ngabo z'igihugu, nabyo biremewe. Ubwo mbega nyine nk'uko twabibonye ko bisabwa ko ugenda ugakora ibyo bizamini ukabikora ukabitsinda, wemerewe kuba wakomereza amashuri muri izo kaminuza y'igihugu y'ingabo z'igihugu. Yego. Ikindi wenda tutagenda tutavuzeho, abantu dukurikiye bashobora kwibaza ngo ese ino kaminuza izatangira ryari? Ntabwo ari kera. Ntabwo ari kera kuko iri tegeko ryemejwe ko ishobora gutangira mu kwezi kwa Nzeri, ubwo ni ukwezi kwa 9. Hanyuma ubwo ahubwo abasoje uno mwaka bashobora kwiyandikisha bagatangira kujya kwiga. Rero uwo mubyeyi uri kumva cyangwa se nawe nimba uzi umunyeshuri, nimba umukunda, musangize aya mahirwe kugira ngo amahitamo ye yiyongere, abashe kuba yamenya. Mbega ashobora kuba we iyo yabagaho yumva yakomereza yakwiga ibijyanye na gisirikare, ariko akumva akibaza uko yabigenza. Rero ubu ngubu amahirwe arahari, u Rwanda rwacu ntacyo rutadukorera. Sangiza rero inshuti yawe, nimba uri umubyeyi ushishikariza umwana wawe, nimba yumva bikunda abijyemo nta kibazo, atazaba aho ngaho nyine yumva nta makuru, kuko buri ikintu cya mbere nta makuru. Ubwo rero nimba ubimenye nk'umubyeyi, toza umwana wawe kuba yajya muri iyo kaminuza se, cyangwa se inshuti yawe. Yego. Hanyuma iyi ni intambwe ikomeye u Rwanda ruteye mu kubaka igisirikare gikomeye kandi gifite ubumenyi buhanitse. Abantu badukurikiye batubwiye icyo batekereza kuri iyi kaminuza.
cyane rwose. Yari BA The Check, wumva nk'ibisanzwe ndabakunda cyane, komeza gukurikirana no muyoboro kugira ngo amakuru agezweho ndetse meza ajya kugereraho igihe. Ciao ciao.